Yitwa Hakizimana Muhadjili. Uyu nguyu Hakizimana Muhadjili yavutse tariki ya 13 z'ukwezi kwa munane 1994, avukira mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahazwi mu mujyi wa Gisenyi. Uyu nguyu Hakizimana Muhadjili afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 70. Uyu Muhadjili arazwi cyane ku mipira y'imiterekano. Uyu Muhadjili rwose numwe mu bakinyi navuga ntashidikanya ko bazi umupira ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru ahari rero nuko uyu nguyu Muhadjili arimo arashakishwa n'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Uyu Muhadjili agomba kwerekeza muri ikipe ya Gikundiro. Ese ubundi bimeze bite? Ese transfer ya Muhadjili yo kuva muri ekipe ya Polisi akaba yakerekeza muri ekipe ya Rayon igeze hehe? Yifashe gute? Igeze kuri kangahe kwijana? Ngira ngo ibyo byose mbive imuzi ni muzingo. Reka nkubwire ngo wowe tubana umunsi ku munsi, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagira nkubwire ko nahandi hano wakora amakuru y'impamo, nahandi hano wakora ibiganiro byizewe, nahandi hano wakura ubutasi mu mikino. Niba ufana ekipe ya APR Football Club cyangwa se ukabufana ikipe ya Rayon Sport cyangwa se Gikundiro ikipe y'Abanyarwanda nkuko benshi bayita, ndagira nkubwire ngo kora subscribe ahangaha kuri ibyegeranyo Empire, kuko niho honyine uzajya ukurikira amakuru yizewe, niho honyine uzajya ukurikira ubutasi bukomeye guturuka muri Ruhago y'Inyarugenge, guturuka muri Gikundiro ndetse na Nyamukandagira. Rero kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Reka nkubwire ngo wowe ubikoze none ahanda gusheme cyane kandi uruwa gaciro kuri twe. Muhadjili Hakizimana yamenyekanye ku butaka bw'u Rwanda ubwo akinaga muri ekipe ya APR Football Club. Uyu mukinyi dore ko yabanje guca ibintu muri ekipe ya APR ndetse nyuma yerekeza no muri ekipe ya Polisi. Uyu Muhadjili Hakizimana numwe mu bantu bigaruriye imitima y'Abanyarwanda batari bakeya bitewe n'ubuhanga yifitemo bwo gutindana umupira, ibyo bita kudiribura no gucenga. Kandi uyu nguyu Muhadjili numwe mu bantu navuga ngo u Rwanda rufite bazi gutsinda imipira y'imiterekano. Iyi mipira ni imwe izwi nko ku makufra cyangwa se amapenalty n'ibindi. Uyu nguyu Hakizimana Muhadjili rero amakuru dukura mu butasi nuko uyu Hakizimana Muhadjili ni kenshi si rimwe si kabiri ikipe ya Rayon Sport yagiye kubita kuri uyu Muhadjili imwifuza ko yayerekezamo ariko ntibikunde. Ngira ngo iyi transfer ntagiye isoko ry'igura n'igurisha ryagiye rifungura ku butaka bw'u Rwanda bikarangira Hakizimana Muhadjili w'imyaka irenga 30 atavuzwe muri ekipe ya Rayon Sport. Makuru rero ahari nuko nubundi kugeza kuri munota nubundi uyu nguyu Hakizimana Muhadjili arimo aravugwa muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se muri ekipe ya Gikundiro, dore ko uyu Muhadjili ukina muri ekipe ya Police Football Club, dore ko yambara nomero 10 mu mugongo ikipe ya Rayon. Hanyuma gutakaza kapiteni wayo Muhire Keve bifuje uyu Hakizimana Muhadjili kugira ngo babe bamusinyisha, dore ko numwe mu bakinyi abayobozi ba ekipe ya Rayon bagiye bagaragaza ko bamushaka bidasanzwe, bagiye bagaragaza ko baramutse bamubonye ari umwe mu bantu babafasha, ari umwe mu bantu bagira icyo bafasha muri ekipe ya Rayon. Amakuru dukura mu butasi rero nuko ekipe ya Rayon yamaze kugera kuri uyu nguyu Hakizimana Muhadjili imusaba ko yaza kayisinyira amasezerano y'imyaka 2 muri ekipe ya Rayon Sport, ariko Muhadjili ababwira ko agifite amasezerano muri ekipe ya Polisi ndetse ababwira ko yiteguye kuba yajya muri Rayon mu gihe icyo ari cyo cyose ikipe ya Polisi yaba yemeye kumurekura. Uyu Muhadjili rero asaba ubuyobozi bwa Rayon ko bwaganira n'ubuyobozi bwa Polisi baba bemeye kumurekura. Muhadjili akababwira ko nta kibazo yakerekeza muri iyi ekipe ya Rayon Sport cyangwa se Gikundiro. Nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka ngushimire wowe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uru agaciro nawe utarayikora yikore nonaha kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.